murakoze. Nitwa Pasiteri Albert Twagirumukiza, ndi umupasiteri mu itorero ry'umuhamagaro wa Kristo, aba umunyamuryango wa CRF by'umwihariko mazemo igihe kirekire. Uyu munsi rero nishimiye amahugurwa baduhaye, twaganiriye ku mbaraga z'umushumba mugenzi wawe, hari ubumwe wongeye kunguka ndetse no kutugezaho gahunda ivuguruye ya CRF. Nejejwe cyane rero no kwinjira muri gahunda nshya ya CRF ivuguruye, kandi niyemeje gukomeza gukora nk'umunyamuryango. Murakoze, ndabashimiye. Yesu ashimwe. Njyewe Pastor Japhet Nsengera, korera mu itorero ry'Ababatista IEBR, Union des Églises Baptistes Urban. Dumwe rero mu banyamuryango ba CRF uko bigaragara, kandi nkaba n'umujyanama muri komite nyobozi. CRF ni nkuko bigaragara ni Christian Leaders Fellowship, ni umuryango wa Gikristo, kandi kubamo byangiriye umumaro. Twagiye tubona amahugurwa menshi yagiye adufasha mu kudufasha mu buryo bw'umwuka no mu mibereho isanzwe y'imirimo ya buri munsi umunyarwanda akora, cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi mu bidufasha kwiteza imbere. Shima Imana rero kubw'uyu muryango waje watangiye gukorera mu Rwanda w'ibihumbi 2012. Hari byinshi wagiye udufasha mu byerekeranye na Gikristo. Abashima Imana ubwa Perezida wa CRF Paka nabo bafatanyije, kandi nanjye ubu ndi umwe mu banyamuryango, abantu mujyana muri komite nyobozi. Murakoze, Imana ibahe umugisha.